Bakunzi ba Judgment Turufu Victory, ndabasuhuje kandi nanone mbahaye ikaze muri uno mwanya wasoma Bibiliya. Iyi gahunda rero nababwiye ko tuzasoma Bibiliya umurongo ku murongo, hanyuma nababwiye ko tuzahera mu gitabo cy'Itangiriro, hanyuma tugasoma no mu butumwa bwiza muri Matayo. Hanyuma nanone nababwiye ko tuzakoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, ndetse n'indi Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Rero nakurarikira gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dutegura birusheho kukugeraho kandi mu buryo bwiza. Munyemerere mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Mana yacu, Data wa twese udukunda, tugushimiye yuko uyu mwanya tugihumeka, izina ryawe rishimwe, ndetse tunagushimiye yuko wemeye ko dukunda ijambo ryawe. Ibyo wandikishije abasekuruza bakagenda babyandika babihererekanya, ishimwe ni iryawe. Niyo mpamvu nkusaba nkwinginga ngo ukomeze kubana nanjye, kandi n'abandi banyumva uzakomeze kubana nabo, maze Data ubwo uzaba ugarutse tuzabane mu bwami bwawe. Dore ko wadusezerana uvuga ko ugiye mu ijuru kudutegurira hacu, kugira ngo aho uri natwe tuzabeyo. Turabyizeye, ukomeze kubana natwe. Uyu munsi rero tugeze ku isomo ry'aho wabaye ndetse n'inkomoko yawe ndetse n'uburyo wagiye ubaho. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo natwe uko tubaho muri iyi si ukomeze kugendana natwe. Mana, ukomeze kutwindira ndetse no kutuyobora, tusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe rero, nababwiye yuko dukoresha Bibiliya eshatu nk'uko nabibabwiye, ndetse mbabwira yuko tuzajya dusoma mu butumwa bwiza ndetse no mu isezerano rikuru cyangwa isezerano rya kera. Uyu munsi rero munyemere duhere muri Matayo igice cya 2 ku murongo wa 23. Yesu amaze kuvanwa na se ubarwa nka se ari we Yosefu ndetse na nyina, abavanye muri Egiputa bari gusubira ahitwa i Galileya. Yesu yagiye muri icyo gihugu cy'i Galileya, ariko atura ahantu bita muri Nazareti. Akaba ari byo ngiye gusoma. Atura mu mudugudu witwa Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore, ngo azitwa umunyanazareti. Ahangaha muribuka yuko abahanuzi bagendaga bavuga iby'umwana uzavuka. Rero uyu muhanuzi nawe tuzamurebaho, yavuze ibyo kuvuka kwa Yesu ndetse avuga n'aho azaba. Aho ngaho ni i Nazareti nk'uko tubibonye. Then muri Matayo igice cya 2 ku murongo wa 23 muri Bibiliya ntagatifu haratubwira ngo ajya gutura ku musozi witwa Nazareti, bityo huzuzwa ibyanditswe n'abahanuzi ngo azitwa umunyanazareti. Ese birahuye? Murakoze, birahuye. Then the Holy Bible King James Version chapter 2 verse 23 in Matthew chapter 2 verse 23. And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, he shall be called Nazarene. Biri kumvikana rero ku bagerageza kumva ururimi rw'icyongereza, birasa rwose nisanga n'ingoyi. Noneho mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 23, muribuka yuko ku mirongo ya mbere yabanje muri gice cya mbere twabonye kuremwa k'umuntu n'ibintu byose byari bihari. Mu gice cya 2 naho tubona uburyo Imana yaremye, hanyuma ikarema umugabo ayimuha ibintu ngo abyite. Amaje kubyita tubona ko hari icyo yaburaga, ariko hari ikintu Imana yaje gukora. Twabonye ku murongo wa 23, yasinzirije wa mugore imaze wa mugabo muri hangana, yasinzirije wa mugabo imaze kumusinziriza, imukuramo urubavu rumwe, ngo aho ngaho ku rubavu hasubiza inyama. Hanyuma Imana iragenda imuremeramo umugore. Hanyuma byagenze gute? Adamu kimare kubona umugore, yavuze ano magambo ati, aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ese biri kumvikana? Ni ukuvuga ngo Adamu nk'uko yari yise ibindi byose byaremwe, arangije Imana ikavuga ati nibyo. Imana ikimuzanira umugore yavuze ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye.
nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Ese mwebwe abafite abagore, ese mujya muzirikana yuko ari icyo Imana yabakuyemo mugomba kugikunda kandi mukagiha agaciro? Uwo mugore ni uw'ingenzi, mufate neza kubera ko n'Imana yamuguhaye. Mu intangiriro muri Bibiliya ntagatifu baravuze ngo umugabo ariyamira aravuga ati noneho dore igufwa ryo mu magufa yanjye ni umugore uvuye ku mubiri wanjye, uyu azitwa umugore kuko mu mugabo ariho avuye. Biri kumvikana rero, usibye yenda kuba harakoreshejwe amagambo yenda so atandukanye, ariko byose numva ari kimwe. Then the Holy Bible King James Version, so chapter 2 verse 23, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called a woman because she was taken out of man. So here the flesh used, it is the soft tissue of the body, especially muscle and fat. Here, this is the word of Adam said, all like imitoma y'abato mu Kinyarwanda. Rero yavuzemo ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo nakara ko mu mara yanjye, yego nakagufwa ko mu magufwa yanjye, azitwa umugore kuko akuwe hehe? Mu mugabo. Rero turi kumwe rero, reka nanone dushimira Imana ko yemeye ko aba bantu babaho, ndetse natwe tukaba ariho twakomotse, ndetse natwe tukaba turarikirwa kugira umurage, ariko tuzabibona neza mu mirongo ikurikiye. Munyemere dusenge. Mana yacu Data wa twese, turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe rukomeje kubana natwe. Tubonye uburyo wahungiye ahantu ukavayo ukajya mu gihugu cya Nazareti, ukabayo ugakurirayo, ukaba umwana, ugakura ushimwa n'abantu ndetse n'Imana. Ishimwe ni iryawe. Ndetse tubonye n'umuntu waremye uburyo wamuhaye agaciro, ukamuremera umufasha umukwiriye, ukamuha inshingano yo kugira ngo abyare yororoke. Turabigushimiye. Uyu mwanya twishyize mu biganza byawe, ukomeze kuturema bundi bushya, maze uduteguriye kuzaba mu bwami bwawe. Ubwo uzaba ugarutse, twese abumvisha no magambo ndetse n'abandi bazayumva, twese tuzakomeze kugenda nawe. Komeze kutubera byose no kutubera umuyobozi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.